yeye peke iba yatekereje anakuwa kamewazia mu bayobozi anapitia mu waongozi anasema simama useme Imana riri habicera Mungu apewe sifa amen ndashimira mushumba nashukuru kwa mchungaji mbere kugira ngo mugereho mbele nishimira Fisi nashukuru Fisi no mu twasenganye kuva kera Fisi ni mtu tuliomba naye depuis zamani yera mu bihumbi bibiri kuanzia mdemi turi ku gikombe tuko naomba akamaginga yangaye paka leo yabaye inshuti yanjye alikuwa rafiki yangu nyashuti rafiki yangu wa sana ndamushimira rero ko bwije ko bukeye namshukuru asubuhi na magharibi agenda anaendaka apuza n'izindi inshuti ze yananikutanisha na wengine marafiki zake nahura nazo nkabona inshuti yashuti nikakutana nao nakuta kweli marafiki wa kweli Imana muhumugisha ngeza hangaha Mungu ambariki tumefika hapa kupitia kuyeye mushumba wanyu mchungaji wenu pastor hano hari n'abandi pastor hapa na wengine hapa na wengine soko bebananishua kwa baba ikaze ngo nza hangaha kunikaribisha hapa ni vitu ya kushukuru ariko sanagiye nkunda gukunda kubona mu bantu unakosa mimi nakuzoea kuona mu bantu cyane nk'abantu bapfuye sana sabile watu walikufa kwa Mungu wanakuvuga umuntu bigwi nta muntu nayo bavuze nabi hakuna mtu mwenye akamushima bakamutaka ariko ngiye mu buzima bwanjye ntabwo nzi gushima umuntu niba koze ikiza ndagushima kama umefanya kizuri ndio ubundi dukwiye gushima abantu bakiri bazima tunapaswa shukuru watu na wangalia rero ntabwo ntenda sitakawa kandi mukosa nakora no kutubahiriza igihe mwakosa nyinyi mnafanyaka sikosaka wacu adusomeye amagambo wetu ametusomea maneno bizaduhembura tumaze kabiri haleluya ngo umunsi wa gatatu umusiku ya tatu waduhagurutse atusimamisha none tuzahaguruka tugiye gukora tutasimama tunaenda kufanya nini tuzahaguruka tugiye kuvuga imbaraga z'Imana tutasimama kwenda gukora kw'Imana kazi ya Mungu gukomera kw'Imana za Mungu haleluya amen Imana muhammeke Mungu ambariki reka dusome itangiriro acha tusome kitabu cha Mwanzo usimame tuheshimu neno la Mungu Yesu tuwagurutse itangiriro ibice 41 kitabu cha Mwanzo sura 41 kadore ku murongo wa 37 kuanzia mstari wa 37 umutwe w'amagambo uri kuvuga ngo kichwa neno nasema Farao yegurira Yosefu igihugu cya Egiputa iyo nama inezeza Farao n'abagaragu be bose Farao abaza abagaragu bati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana Yesashim reka dusimbuke ibyakozwe n'ijana Matendo ya Mitume kitabu cha Matendo ya Mitume Actes des Apôtres ibyakozwe n'intumwa Matendo ya Mitume igice cya mbere sura ya kwanza umurongo wa 6 mstari wa 6 nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami iki nico gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye n'ubutwari bwe wenyine icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi birindura urupapuro rimwe birindura urupapuro tugere kuri kabiri umurongo wa 17 kutubwira ngo iki ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura n'abasore banyu bazereka n'abakambwe babarimo bazarota ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura amen. Umva Bibiliya tuganire kanya gatoya
Yesu ashimwe. Amen. Ku bantu baje nyuma nivuze nitwa Imana ishimwe César. Jinake César. Ndo musore. Ni kijana. Ariko ukuze. Lakini wakukomana. Muri kubona rata. Simuko namuona. Muri byo byose riri ikintu nshimira. Kwa ile yote Imana yampaye agakiza. ni shughuli walipatia kwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bari jambo rinezeza. Kama kuna neno la Kumva Imana kufurahisha. ivuze ngo mwana wanjye. Usema mtoto wangu, niambia mtoto wangu. Bihute rero. Tuende mbio. Farao ari mu nama. Farao wakati alikuwa mrejeo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, Tukisoma maneno ya Mungu, Yosefu ari mu bantu beza Bibiliya yavuze ko ari beza. Yosefu yuko katikati ya watu wazuri ya Biblia inasema. Kandi Bibiliya ivuze ngo umuntu yari mwiza. Nikasema mtu alikuwa mzuri. Menya ngo yari mwiza. Ya kwamba alikuwa mzuri. Yari mwiza. Alikuwa kuko ni Imana yabagimutangiye ubuhamya. Mungu ndiye alikuwa amemshuhudia kwamba ni mubi. Bibiliya ivuga ngo umuntu ni mubi. Nikasema mtu ni menya ngo yari mubi. Huwa ya kwamba ni mubaya. Yari mubi. Alikuwa mtu mubaya. Bivuga ngo umuntu ni umutunzi. Nikasema mtu ni mwenye mali. Yari umutunzi. Alikuwa mwenye mali. Menya koko ngo yari huwa ya umutunzi. kwamba hakika alikuwa mwenye mali. Yosefu rero. Yosefu. Bibiliya ivuga ngo yari umusore ufite uburanga bwiza. Biblia inasema alikuwa kijana mzuri. Ariko kuki Farao atavuze ngo tuzakura hehe? Kwa nini Farao kusema tutamtoa wapi? Umusore ufite uburanga nk'uyu nguyu, kijana mwenye ana uzuri kama huyu, ahubwo akavuga ngo tuzakura hehe? Akasema tutatoa umuntu umeze nk'uyu nguyu kama na huyu, uri mu mwuka w'Imana, mwenye iko ndani Roho Mtakatifu. Bishatse kuvuga iki? Inamaanisha nini? Hari ibintu abantu birata, kuna vitu watu wanajivunia, bitarinda kwirata, vitu vya kujivunia, bigira garanti, vinakuwa na garanti. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Tuzakura he? Tutatosha wapi? Umugabo nk'uyu nguyu, mwanaume kama huyu, mwenye iko na Roho Mtakatifu, umusore nk'uyu nguyu, kama huyu, dukeneye abantu, tuna haja ya watu bari mu mwuka w'Imana, wanajaa Roho Mtakatifu, abakobwa bari mu mwuka w'Imana, wako ndani Roho Mtakatifu, abasore bari mu mwuka w'Imana. Igihe iki turimo, umuntu ukenewe ni umuntu uri mu mwuka w'Imana, mtu mwenye iko na Roho Mtakatifu. Amen. wazakiza benshi, ataponya aba hafi na kure, wongo azabakiza, bali na karibu leta waponya. Uyu ni Yosefu, huyu ni Yosefu, mateka yo murayazi kundusha, historia zake mnazijua kunishinda. Ararota, akalota, abati data, sema baba, haleluya, haleluya, narose, nimelota ibiba 10 n'ibiri, yikubita imbere, ikashipiga mbele y'umuba wanjye, usigara wenyine. Ikasimama bakuru ba Yosefu bagiraga impano yo gusobanura inzozi, bo bahita bamenya icyo Imana yamubwiye, kenye Mungu alimwambia, arongera ararota, wakarota tawundira umukabura w'Imana, dushinzweyo, haleluya, amajwi yose yacecetse, ukaw'Imana araza akatubwira, kandi icyo nkundira inzozi, kenye napendeaka ndoto, nta marangamutima, hakika, haleluya, haleluya, amen. arongera ararota, akalota tena, akasema baba, inyenyeri, nyota, izuba n'ukwezi, mwezi namba, bitanyikubise imbere, bikajanguka mbele, papa waramubwira, babake akamwambia, muhungu wanjye, kijana wangu, ushatse kuvuga ko unataka maanisha wewe n'abakuru bawe, mimi na wakubwa yako, muryango wawe, familia yako, mama wawe, tuzakubita imbere, ariko Imana yo yari yavuze, umwuka w'Imana yari yavuze. Yesu ashimwe. icyo wundi Imana ngiki, iyo yavuze iba yavuze, habarwanya umugambi w'Imana. Ndi kuvuga ngo nuza murya mushiki wacu bizaduhembura tumaze kabiri, gatatu duhaguruke, ndi kwinginga Imana ngo kuri uyu munsi iduhembure kandi iraduhembure. ngo baramurwanyije Yosefu, baramurwanya birukanwe cyane, bajya mureba karosi yaje tugiye kubuzamo iby'inzozi ze, haleluya, haranira kwemerwa n'Imana, haranira kwemerwa. Muri iyi minsi abantu bari gukora ngo wenda bamenwe n'abantu, nabyo ni byiza, ariko reka mbabwize, ni kuvuga ni data, babarira, ni gusengesho ryanjye muri
muri babarira mekundi bari mu mutima wawe kuko nonyemerera abantu bazanyemerera haleluya n'umuntu witeka abantu bazahunga kuko uzabateza kunkunda batanabishaka bahunga haranira kwemerwa n'Imana kukubaliwa na Mungu ariko Kristo yaratia baramufata wakamukamata ntabwo bamufashe gusa abantu bakubiswe inkoni nyinshi muri Bibiliya na Yosefu arimo na Yosefu iko ndani kombeta bagira batariko tunamwice tunataka muua bagambara bati tugiye kumwica wakapangilia some tumuue ariko ngo mukuru wabo kwa yabo atariko akasema bene data wa ndugu kuko duhangare tumena amaraso tumuvandimwe wacu ibyo nibika ngo reka tumujugunye muri uriya rwabonye ko birivuga ariko ngo twari kugira ngo abone uburyo ari bumukize kuwa jinsi ya kumuponya ngo byo barabikoze bakafanya vile ngo hashize akanya haza Bishimayeli umwe muri baravuga ngo reka tumugurishe noneho turebe ko bizasohora bahita bamugura Bishimayeli baramujyana mu gihugu cya Egiputa Yesu ashimwe Imana ihabishobora ubamugejejeyo umwuka w'Imana wari muri we uzasome Bibiliya ntabwo umwuka w'Imana yaje kuri Yosefu kwa Potifari cyangwa se kwa Farawo ahubwo kuva kiri mu Isiraheli umwuka w'Imana yari kuri we yendaga amakuru mu ijuru kavuga ati bizagenda gutya natwapasi mu ijuru nani duhembure jambo ndacyariho ile neno niko kwa ile baramugura wagezeyo Potifari waza kurema isoko Potifari isoko ry'abantu soko ya watu akakuya uvuga ngo uyu mwana ni nje uri bumugure akasema mtoto ibyiza bwe kuyarameze uyu mwana ndamugura umwuka w'Imana wari muri we haleluya ngo yinjiye kwa Potifari ibyari ibibazo bibonerwa ibisubizo umwuka w'Imana wari muri Yosefu dukeneye hari byinshi dufite turi kwifuza muri aya materaniro ariko mbabarira mu byo wazanye icyambere anyemere ubyemere icyambere cy'umwuka w'Imana amen ageze kwa Potifari umwuka w'Imana wari muri yarambura ikiganza yasenga ijuru rigakinguka wapfa gusenga ijuru rikinguke ibyo ufite umwuka w'Imana amen imitsi abagabo ntabwo babyitayeho byinshi ntabwo babyitayeho ndetse hari aho kugira twakuzura umwuka wera babona iby'abaturage by'abantu bo mu misozi yo hakurya ariko reka mbabwire iyi minsi y'imperuka turimo niba hari umuntu ukenewe n'umuntu ufite umwuka wera Amen. umwuka w'Imana ngo yari muri we alikuwa ndani mwake noneho umwuka Potifari amurebye mke wa Potifari n'ubwiza yari afite na uzuri n'umwuka w'Imana yari afite ngo aramurarikira akamutamania amurarikiye kisha kumtamania yifuza ko basambana akataka wafanye reka mbabwire acha Yosefu gusambana yari gusambana kuzini ariko angezini umwuka w'Imana wari muri we wari kumukundira amen Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. amen dusaba umwuka w'Imana tuombe roho wa Mungu Wari umurimo. umugabo udafite umwuka wera w'Imana mwanaume mwenye hana roho mtakatifu wa uwo Mungu nguwo arasambana ule anafanyaka uzinifu uwo nguwo arasambana umugabo udafite umwuka wera w'Imana muri iyi minsi uwo ntakabuza gusambana n'ugasambana kuzini ndio kazi umubyeyi cyangwa umudamu udafite umwuka w'Imana muri iyi minsi gusambana uwo nguwo arasambana fanya uzinifu ni kuko tugeze mu gihe kigoye tunafika wakati aho umudamu ari kuza agatereka umugabo aho umukobwa ari kuza agatereka umusore wenyewe sika kwa kuya na kutongoza wanaume none nitudasenga
uaminifu. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera. Tunaacha Roho Mtakatifu. Abasore dukeneye imbaraga z'umwuka wera. Hanze hari abakobwa Hapa nje kuna bafite wafite n'amafaranga. wako na pesa. Kuza kuzuza kontari. Ukieko na pinga. Akabona urufunguzo rw'igitabo. Kavuga ati ni rimwe gusa. Ni moya tu. Ibi ngibi ndabikweguye. Ni moya hivi yote ndakupa. Icyo kibuga kiguyemo abasore benshi. Ariko afite umwuka wera w'Imana. Lakini nimebaki na Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abakobwa bakeneye umwuka wera w'Imana. Pia wanaacha Roho. Hata Biblia ivuga neza. Hapa nje Biblia inasema Ubundi ngo hari ibigabo by'ibigori. kuna wanaume Mu minsi y'imperuka siku za hari ibigabo by'ibigori. kuna wanaume wewe. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Tunaacha Roho Mtakatifu wa Mungu. Hari n'abadukurikira mu nsengero. Uko na wanatufuata. Ukagira ngo umuntu yakijijwe. Unaanza mtu ameokoka. Haleluya. Kazizamura nyinshi cyane. Tunamisha sana. Kandi akamuzanye. Kumbe lakini Kuvuga ati uyu mukobwa nzanamugusha. sana ufia na mwangusha. Tudafite umwuka wera Bila Roho Mtakatifu. ngo tumenyere Kusema akari mu mitima y'abantu. tuko mrosa. Shitani aratwica no ku gikumba yahakwicira, muri korari yahakwicira, ku ruhimbi yahakwicira, ariko ntitugira umwuka. Lakini tunakuwa na Turamenya akabarimo, nitumara kukamenya turakarwanya kandi turakanesha. tunaisha na tutashinda. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntabwo turyamana. Kusema tunali na wewe. Umwuka w'Imana muzaho. Roho Mtakatifu Amubwira ati uri mwiza. Muka Potifari yari mwiza. Bibi ya Potifari alikuwa mrembo. Yari mwiza. Alikuwa mrembo. Ariko Lakini Yosefu yuzuye umwuka wera. Yosefu akataa Roho Mtakatifu wa Mungu. Umwuka w'Imana, umwuka w'Imana. Roho wa Mungu. Babyeyi musabe musaba umwuka w'Imana. Wazazi muombe Roho Mtakatifu. Niyo mudasaba umwuka w'Imana muri iki Kama gihe, hamuombe Roho wa Mungu, abenshi bari gusenga. bamingi wako na Urakaza kubera ngo umugabo wawe namusanze Gisenyi, ariko umaze kubona undi mugore yamutetse inkoko. Usanga umudamu yarakaye kandi ntabwo ari nawe. Nimutagira umwuka w'Imana, abagambiriye kubasenyera ni benshi, ariko nimugira umwuka w'Imana, arenda amakuru aturutse i Siyoni arababwira ibyo abagabo bari. Bagabo muraha mukeneye umwuka w'Imana, kuko shitani kuzisenya byari kuzisenya, ariko nitugira umwuka wera w'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Aha turi mwiza ngo sirimese kabiri ashatse ngo basambane. Uri mwiza uteye neza Uko mzuri. ariko nahangarane. Lakini leo Sinshobora siwezi gucumura kufanya Uwiteka Mana ya Isiraheli. kuwa Israeli. Nubwo Kama ndi mu gihugu umugurano ariko irera hose icyarimwe. Haleluya. Imana yacu irera hose icyarimwe. N'ahandi ijisho ryawe riri kundeba. Haleluya. Haleluya. Nta kindi cyatumye hamya gutya usibye umwuka wera w'Imana. bila Roho Mtakatifu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ubukene buriho udafite umwuka wera w'Imana, Bila Roho Mtakatifu wa Mungu wakwambika imbaraga fike nguvu. agushoboze kurwanya Wezeshe kupigana. neza intambara yo gukiranuka. Abantu bari guhemuka, Watu wako na inzara iri guhemuza abantu, wako na kosia wengi. abantu bahindutse indi manganye, Mashaka kama Yesu. abantu bahindutse indi manganye. Ariko iyo dufite umwuka wera w'Imana, haleluya, inzara yaza kurwanya iyo gukiranuka, wakwambara ubusa adushoboza kurwanya izo gukiranuka. Haleluya. Kabaho umukene kandi ijuru rikabaho rigutangira ubuhamya. Uriya mugabo ijuru rikakwirata mu bandi, ijuru rikakwirata mu bandi basore n'abakobwa. Ukeneye umwuka w'Imana. Kuna haja ya Roho Mtakatifu. Yesu ashimwe. Amen. Uyu mwuka reka mbabwire, Roho Mtakatifu hari ibyo akora, kuko hari ibyo anafanya. akora, Kuko anafanya. hari ibyo akora amafaranga adakora. Kuko Roho Mtakatifu anafanya. Ubundi hari ibikuta amafaranga ageraho n'ibyo bikika. Hari ibikuta amafaranga ageraho bikika. Kuko fasi pesa zinagusaka kuta zinashuka. Hari uburwayi amafaranga akomanya Magonjwa pesa zinagusaka magonjwa. ariko hari n'ahandi Lakini kuna fasi amafaranga aza pesa zinakuya yakubitaho akayonga, ariko ibiganza by'abari mu mwuka wera w'Imana barabirandura kuri kanseri kari gukubita bigashyira
umuka Potifari ngo munyaga umwitero ngo asigara muri iyo shambura ariko asigaye iminota 5 muri iyo shambura ariko avuga ati mumpamagarire umugabo wanjye ngo yari ari kurira Potifari ngo yagiye kuzanwa n'ingabo ngo asakira igare ry'ubwami avuga ati madamu byagenze gute madamu araturikarira avuga ati igikenya wazanye hano iyo nza kuba umugore w'umupapa iyo nza kuba umugore utagira umutima yaramfashe ku ngufu ndetse n'ikimenyimenyi baba umwitero we mu bantu bakubiswe inkoni nyinshi Yosefu yarakubiswe kwa Potifari habura uwavuga ngo mumubabarire ahubwo bose bagushaga ku ngingo imwe ivuga ngo n'igihanga mu gice ariko nubwo abantu bo bari baguteye umugongo ijuru ryari kuvuga ngo mwana wanjye tugiye guhungana kubona haleluya haleluya ijuru ryo ryari kumutangira ubuhamya uri kumukora mu biganza ngo mwana wanjye icyo wakoze ibyo wanze yaje ratanga uwiteka tugiye kubona nimbona Yesu shimwe Yesu shimwe kubabara kwabera kuteseka kwa watakatifu kambabwiye acha niwaambie kuba tudakize nk'abandi kutokuwa watajiri kama wengine haiko byatunaniye haiko kutushinda hari ibyo twajya gukora amafaranga kinji kuko rero tunaweza fanya byinshi birahari yanyanyagiye bya mingi vitu ariko twabireba tukavuga ngo Yesu wacu arabatutswe arabagewe ibyo byose rero wirengagije ijuru ryo rirandika kandi hari ingorane z'abera Yesu ashimwe amen muri gereza ariko umwuka w'Imana akomeza kumuba ageze muri gereza alipofika kupriso mboye ebyiri zirarota watu mbili wakalota bafungwa bila bararota wakalota aravuga ngo akasema hivi narose mwene data nililota ndugu yangu unatorose iki umelota nini ati narose mfashe nimelota nimekamata igikombe cha vino mkopo ya kuja guhereza umwana niko nenda pokeza agakira neze akaipokea kwa furaha ati none ntabwo watwaniriza izo nzozi hawezi kutafsiri ati ni ukuri kuva nabaho mwingine akasema ntabwo nenda twaniriza si atakaba abatabona nje narose na mimi unatorose iki umelota nini mbi Yosefu araho umwuka wari kumusobanura icyo mundi umwuka we haleluya arazamuka akajya mu ijuru akashuka akaingia agafata kubiri mu mutima w'Uwiteka akavuga ati mwana wanjye anasema mtoto Uwiteka yagambiriye ngo kuba bizagenda gutya kandi sawa musagarukira ukawimana aracengera akagera n'ikuzimu imigambi y'abadayimoni anaua kuuza mapepo Yesu ashimwe kaza kavuga ko kuzimu byabiragenda kuzimu bitakuwa hivi Yesu ashimwe amen hari korani kwa Gosheni yo imuhoza korale ya Gosheni hari ibintu bivuga ngo kaimba nyumba ya kusema naipenda ngo nubwo ubona ko Imana yakuretse siko biri mwene data hari imisozi n'udusozi irimo kuribata aho Satani yagutegeye umupira bivuza shimwe hari imisozi n'udusozi irimo kuribata aho Satani yagutegeye umupira haleluya haleluya narose nikoreye igitero nabeba cyuzuye imitsima ilikuwa najana mikate ariko njya kurabona ibikona byawe aona vibombo bikingira ku mutwe bikachezea none wabasha kunsobanurira sasa nitafsiria muri babiri habura n'umwe wasobanurira watu mbili kwa ariko mukawera w'Imana lakini Roho idore uduhishurira ibihishwe ureba ibiri mu mitima y'abantu arazegera Yosefu namubwira ngo uri benshi bazamufungura mu gitondo ariko urebye ku gisamutsi igihanga bazagica nuko byagenze wabwira usubiye ubwami ngo nugerayo uzanyibuke unikumbuke ngo aragenda aribagirwa ariko ibyo byose umwuka wera w'Imana yarabizirikanaga ngo ageze ubwami rero Imana irwanirira abantu reka mbabwire ntabwo uzaho Imana izanyura gutabara abantu batabira by'Imana bakabizana mu by'ubwenge kamatema unyuze kwa Antwari ababona hari amarembo ye akinguye tubigendana
byibura afashe mu butunzi bw'akangutse na miliyoni 2 hariya ho ugasanga n'amasengesho bari kwihereza kwawe ariko mu ijuru hari Imana itabara mu Mana bwayo kandi gakoresha ibintu byoroheje abantu batacekaga umwuka w'Imana araza abatesha Farawo ngo abyuka umutima wamuvuyemo ahita ahamagaza abapfumu abarozi n'abakonikoni abanyabwenge bose mu gihugu cya Egiputa bose baraza ngo basobanurire wabura n'umwe uwazisobanura kumva umwuka w'Imana yateje icyo ngicyo kugira ngo icyo yabwiye Yozefu agisohoze. Niba hari ikintu kiri kumbabaza ni abakristo Imana yabwiye muri iyi minsi bakaba bari kubitesha agaciro kabatisi Imana twavuganye nayo abahanuzi bari bavangiwe n'abazimu bari bazikutse dufite icyizere imbaraga zatabaye icyo gihe na n'uyu munsi ziriho ngo zirengere abemereye Yesu umwami n'umukiza. Bose inzozi zirabananira bote ndoto zikawashinda zibananiye kisha kuwashinda umwe aravuga ngo nyamara ubwo nari ndi muri gereza mumwaka asema kwenda nilikuwa mu prison kuko umwana w'umugurana kuko mtoto umwana w'Isiraheli kuko mtoto. Haleluya. Ibyo ya twarose inzozi tulirota ndoto ko yaturotoreye giza litulotolea ndio vile ndoto arawa itavuga ngo nta kurya nta sema hakuna Yozefu atari yagera hanga. Haleluya. Ngo Yozefu baje kumufata igare ry'ibwami alitia kukinga ya ufalme bagikingura ngo witwa Yozefu ninde izindi mbohe ziravuga ziti Yozefu aheza mu ijuru ubwo bariya bari birarangiye bamuhe ntasho ariko ijuru abantu bamuhaye intasho ariko ijuru ryamusatiriye bati mwana wacu waduhamije kuva mu buto bwawe muri geragezo urasohoka uhamya ijuru uhamya Imana uhamya icyaha ubusa urabesherwa iwanyeganyega inova muri gereza. Haleluya. Haleluya. Mubabare hagati y'abapfura giteke guhagurutsa uyu mubyeyi ngira kubaha muri njye nawe mute kumwanya Imana haguhagurutsa aho wari uri sibyo se atari witeka murenge sibyo sikaje gusenga se ndetse ashimwe ngo bamujyana wakamubeba kumukorera isuku kumutumikisha imisatsi neza kanzu barayambara. Haleluya. bamwambikana ikanzu yaraturutse ibwami ndetse ashimwe ayida kirisitu. Haleluya. izaduhembura tumaze kabiri agatatu duhaguruke dushime Imana dusaba dusenge wajya ku igare. Haleluya. Naharanira kugira umwuka w'Imana ko hazadutambutsa tutari kuzigera dutambuka. Reka mbabwize ukuri chake nayize kuri acha niache kwa mimi malize kwa kile nicaye ahangaha kuikana tu hari amashuri menshi haiko masomo reka data hapana oya hapana ntayo hakuna ntago ari imiryango ikomeye haiko familia za reka data hapana ahubwo nk'umushumba wanyu kama vile mchungaji wenu mama wacu mama yetu fisi urangaha ufisi nuko barebye bavuga ati nyamara uko bikose baliona. Haleluya. Amen. uyu musore afitanye isano n'igihugu cy'ijuru anauziana tungita rero bagiheraho kila bakakiambia ari igifaransa cyinshi ari icyongereza cyinshi ahubwo haleluya hari isano dufitanye n'ijuru. Ngo kigera muri iryo teraniro alipofika muri ile mkutano noneho twarategereje akasema ndio tulikuwa na chumba akazi k'umwuka wera rata kazi ya Roho Mtakatifu Imana twuzuze Mungu atujaze umwuka wera tujya gusenga mu kanya dusaba ikibatsi cy'imbaraga z'umwuka wera kandi ikintu cyose cyatuma utawuzura icyo kiyambure icyo tukiyambure icyaha n'igisa nacyo tukiyambure uyu munsi ariko dushaka ibihe byiza nagize agahinda nimepata nagize agahinda nimehuzunika tuvuga ngo haraba
Imana. Kuko watu wako wanatukana jina la Kubera Mungu. iki? Kwa nini? Kubera iki wakurukana ku muhanuzi? Kwa nini unaweza kimbia kunabii? Kumanurira. Asa nitabirie. Wasomye ngo Tumesoma hivi. mu minsi y'imperuka. Siku za mwisho. Uwite kumana Imana. Wamilele Mungu. Azasuka ku umuka. Atarusha Kubagume. kwa watu wake. Hakuona kumutoni. Nawe iryo sezerano. Yane ninjawe. Wumvishwe ry'Imana. Uri gukata igitunguru. Wumva umuka w'Imana kuganira. Nibyo biherata. Nibyo guhaguka. Nibyo biherata. Uri mu rugo. Uko kujuka W'Imana aza kubwira ku mwana wanjye. Ukikwambia mtoto wangu. Dore umugabo wawe yanyuze kwa Chantal. Amepita kwa Chantal. Baganiriye ibinini. Tubigendana. Ahavuye anyura kwa Marigarita. Afite amazina muri ayiteraniro munyihanganira. N'urugero ndi gutanga make. Niko napana mfano. Bavuganye ibi ngibi. Bameongea ibi. Ndetse nega gupurira muhaye. Yamuhaye n'ibihumbi 2. Reka umugabo atahe. Acha mwako. Umugabo mwiza ukomeye. Mwako. Kwa Chantal. Ibyo bavuganye ni ibiki. None se hariya karaga gupurira baguhaye. Ile papia ni nini? Reka mbabwize ukuri. Acha niwaambie kweli. Ntabwo yakongera gusubirayo. Mureke gutahira amakuru. Mu mazina no mu matiku. Negera umwuka w'Imana. Makuru atavangiye n'umwuka w'Imana yatanga. Yesu ashimwe. Amina. Mama avuga ngo narose inkandwe zivuye mu nyanja. Narose. Haleluya. Zivuye mu ruzi. Ziraza zikurikiwe. Ngombe za n'inkandwe ilikuwa nafuata zinanutse. Zingine za zinanutse. Za kugonga. Zimiriza ibyibushye. Kameza za kunenepa. Nzagaruka mu saha yagiye. Yesu ashimwe. Amen. Amasaka arindwi, amahunda arindwi y'amasaka. Mitama saba ashishe ya kunenepa nandi arindwi ananutse ya kugonda ananutsamira ya kugonda kabisa mtama ya ibyo bishatse kuvuga iki? ina maana gani? Muka w'Imana musaba. Roho Mtakatifu Imana uzaduhisha agaciro. Reka mbabwire bana dusenga. Papa wawe yananirwa gukora. Baba yako anasema mama wawe yananirwa gukora. mama yako anasema imiryango yananirwa. Ntimuzayicira urubanza. Hari ibyo idashoboye. Ariko Umwuka w'Imana umufasha Yesu yatwemereye. Umufasha gutabura mu byago no mu makuba. Izo nzozi zose zile ndoto zote zisobanura kimwe. ina tafsiri moja. Imyaka 7 miaka 7 y'uburumbuke. Imyaka 7 y'inzara. Miaka 7 ya ubwenge. Tafuta mtu ufite ubwenge muri iki gihugu. Mtu akili mwishi. Nguwo ule akora akazi. Afanye kazi. Yubaka ibigega. Ahunikisha. Aweke. Imyaka izabatu. Muri iyo myaka Yosefu arahaguruka. Yosefu akasimama. Farao akasimama. Arahaguruka. Akasimama. Imbere ya wapfumu. Abarozi. N'abakonikoni. Hari ikintu umushumba avuze. Kuna kitu mchungaji avuze ngo hano harimo umurozi. Ariko ngo ntacyo ukore. Lakini hatafanya. Ntabwo ubutware tubuhawe uyu munsi. Mamlaka tupewe sana. Ntabwo uyu munsi tubuhawe. Tupewe sana. Kwa Farao yo hirya. Farao kule. Farao yaramubwiye ngo mbaraga z'abapfumu zishize mu birenge byawe. Iz'abakonikoni. Iz'abatera inzuzi. Zishize naitia munsi y'ibirenge byawe. Haleluya. Haleluya. Uzahangara gusuzugura icyo uvuze. Usarau kenye umesema. Gusuzugura. Usarau. Yosefu yari kujya kwambaza y'Uwiteka akayitabira ibitambo. Umupfumu akaja gutumuguze hakurya. Mupfumu agenda ngo yaraza kuvuga ngo kuneza no kunabi bace. Kwa kibana kwa kizungu waoko. Nguhaye bano bose. Na wapana uzabategeka uzabayobora uko ushaka. Usibye njyewe gusa. Iyo ataba Umwuka Wera w'Imana iyi ntebe Yosefu yari kuzayicara. Igikenewe ni Umwuka Wera w'Imana. Iyo ufite Umwuka Wera w'Imana uko na Roho Mtakatifu wa Mungu. Iyo ufite imbaraga z'Imana. Wakati uko na nguvu za Mungu. Iyo ufite imbaraga z'Imana. Wakati uko na nguvu za Mungu. Byose urabifite mu buzima bwawe. Yote uko na kumaisha. Haleluya. Amen. Kuko ubukorana n'Imana. Kwa kuwa uko na kandi turabana n'Imana. Na tuko watoto wa kwa Yesu. Kwa Yesu dufite ubutware n'ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye, iyo yatubwiye muri izi kubwira abakristo ngoya muka mu gushidikanya dusengera muri izi mbaraga
dusengera muri ubu butware, dusengera muri ubu bushobozi, dukandagira inzoka na sikorupiyo. Yesu ashimwe. Amen. Hari aho twarangaye, Imana itubabarire. Umuntu turiza mu kunyatsi, umwaka ukarangira, usenga imyaka 2, umuntu bakamuzinga ngo ntabwo uzabyara, imyaka 2 kwa data, utwaye n'ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye, kandi nawe undi twizeye usibye umwami Yesu Kristo. Igikenewe ni iki? Umuyobozi ababarire naregeje iminota 4. Mwongoza nisamehe. Munisamehe tugiye gusenga Imana. Tunaenda kwa Mungu. Ariko munyemerere. Lakini mnikubalie tubanze kingiki. Tuanze kwa hiki. Umuntu wese uri kumva.